Ese Jesquiz yakoze iki? Yakoze iki? Nambwira nyine ikintu Jesquiz yakoze. So kwiruka posting ibitsina by'abakobwa kuri nuza kuri stati. Urumva? Byatumye amenyekana muri no minsi mano urakora ufantage ugakora bullshit bwose abantu bakakumva man. Kubera social media. Urajya hariya ukagenda ugatuka umuntu ukabombara ukasakuza ukavuga abantu ukamuhibyasa ukamuhibyanyu ukamuhibyanyira senge ukabona bore ya trending. What the fuck is this man? No gasanga hari amagambo runaka akoresha muri shop sinzi imvugo nyandagazi urumva imvugo nyandagazi niyo yatumye Jesquiz amenyekana. MICO ni umuhanzi wirwanyeho uyu munsi ni umugabo ufite umuryango uri kubyumva afite umugore n'umwana nako n'abana babiri afite Ramba ni umuhungu we yabyaranye n'undi mudamu hanze ariko uyu munsi afite umugore babana bakoze mariage ari yubashye ntago ndabona MICO yatutse umuntu urenga Jesquiz bagomba kuza gatuka ngewe kuko ngewe ndi imbobo urumva akinuka nta discipline nanjye nta discipline ngira nanjye ni discipline sibyo ya true no kuvuga gwera kare discipline ntago yagutinyuka ukoze ko tumumera nabi neza ujya ngo owe ntago akarwashaje wereka urumva we yatinyuka kuzi wowe azi kuri uri buhamagare sikaye mukamwitumaho discipline ni yatake mugenzi wayo mareka abantu bafite discipline nabo baganiye ariko se buri kucya atatatse ku Tom Close mahita bafata aramabye bakamushinga. The Unity TV. Together we can change the world. Yes, nyita The Unity cyangwa nyite Professor Mbata Babyface maso y'inyana nyangamugabo ryahamye made in Rwanda. Kanda subscribe, like, comment ndetse na share kugira ngo urebe ibiganiro byacu bye bitandukanye. Ikindi nanone no kubizi ko iyo tuvuga twirekuye. Hano turirekura tukavuga byose kandi tukavuga byiza. Ikindi nanone nuko dukora analyse ziri typique. Niyo mpamvu ndi kumwe hano n'umwana analyst kandi utinze muri showbiz uyu mugabo arazwi cyane muri showbiz nyarwanda. Yarazwi cyane muri showbiz nyarwanda akora ibitangazamakuru bigiye bikomakomeye ndetse akora ibiganiro bya showbiz. Still nubu akibirimo kandi akibyanariza kandi ibintu bikagenda neza cyane. Ndi kumwe na KAMARO kuri screen zacu za The Unity. Numugabo hariya ndakwita umugabo cyangwa umusore shandi byose imbera byombi wivuze ngo imbera byombi n'abakobwa bahita biyumvamo iyo umuntu ari umugabo aba ari n'umusore iyo umuntu ari umusore aba ari umugabo ko nta hantu bitandukaniye ibiba bitandukanye kuba yarasohoye spams akazitera umugore noneho umugore agasama akabyara umwana ibyo byonyine niba bitandukanye ariko iyo bitari ibyo ngibyo nta hantu wabitandukanyiriza tu umugabo n'umusore nibisanzwe turi ahantu hitwa HQ hano ba speciality yabo bagira speciality inyama ya bruschette bita umushino man ni bruschette baba batunze ku nuzo bikataguye hanye naye Mukanya tuze gukora tuyishuna kugira ngo iyo speciality n'abandi bantu bari hanze bayibone bataza kugira ngo wenda nitwe twavuze ibishegu buri hari kuna abantu babwira ibintu bakabati barabeshya ariko hari nandi ya boro hano nuze urabona ku Gisozi hari handi ya boro habaga ahantu bitaga mu mishino nyine habaga izo bruschette zimeze nk'izidodo nk'ibidodo bakataguye nibajije nageze nsanga manege wangana umugore n'umukobwa cyangwa se umugore nta wamenye baraza kubitwibwirira hari n'abakobwa nawe se ko ndeba muba mwayihereye abakiriya hari nakamwe musigaranye okay iyo babokereza ariko nagari yabo ni ngo ni nyama bavana mu nuze muri Aprovia bakazizana ariko bakazikora mu buryo bwa design ni art ya mucoma nyine noneho nje niko mbyumva yarangiza akazishita kuri za boro z'imishito ariko akazishita nyine muri yo art yiwe buryo ziba zimeze nk'imishino okay katwikomereze KAMARO nkuko natangiye muri intro mbivuga uri umuntu utinze muri iyi industry hari byinshi wagiye ubona hari byinshi ugenda ubona bikorwa muri industry hari bitwubaka byubatse industry yarazamutse cyangwa se ntiyazamutse wowe kubwaho ubona industry yarazamutse industry
yarazamutse. Urebye niba umuhanzi wa mbere duhere kuri industry y'abahanzi, niba umuhanzi wa mbere yarabaga yicaye akaririmbira ibihumbi 50 cyangwa se 100, harimo manager, harimo ex-dira nawe watambaje indirimbo yo kuri street nawe yakeneyeho, harimo K John, Patcope, Kamaro, harimo Yakubu, harimo Mbata nawe. Ibyo bintu bikaza guhinduka, finally umuntu akaba agenda agasaninga contract ya 1 million, agaperforming umunsi umwe, 2, 3, ubuzima bukendereye. Uvuga ngo industry yarahindutse kabisa. Ubu ngubu umuhanzi ashobora gutunga umuryango we, agatunga inshuti ziwe, agatunga shayi brochette amugani. Ariko Dani yigaragaza neza. Aya tipe n'abahanga kabisa. Ese imishuro nuko bimeze. Ese ntayirabona. Kanjye ngo niyo munini. Yende usiga urusenda. Yuzura gasera dushira. Kagusegira. Nenge bishira urusenda kandi cyero rwishingewe. Kandi cyero rwishingewe kubyo amarira ari buze mu maso. So nukuvuga ngo now umuhanzi abayeho neza. Umuhanzi abayeho neza kuko abona amafaranga. Noneho si nibyo gusa, ushobora kutagira performance urumva, cyangwa baguhamagara mu bitaramo na ako social media zawe nazo ubwazo kazagutunga. YouTube irahemba amafaranga, Instagram zihemba amafaranga, za TikTok urumva, za OnlyFans n'izindi social media. Uwanga umuhanzi wabashije kumenya gukoresha social media ye neza, ashobora kurya urumva, kabaho neza, akagira inzu, akagira imodokari, agatunga umuryango we ndetse n'abandi bantu bamushamikiyeho nabo bakagira life. Ariko Kamaro, mbere ko wenda tujya ku bandi, tubanze twirebeho bwacu twebwe babiri turi ahangaha. Hari Kamaro wa 2015, akaba na Kamaro wa 2023. Abo bakamaro batandukaniye he cyangwa se nabo Mbata batandukaniye he? Ahantu batandukaniye, Kamaro wa 2015 yabaga muri industry n'ubundi, na Mbata w'icyo gihe nawe yabaga muri industry. Ahantu ntandukaniye na Kamaro muri 2015, hari experience nagize, hari n'izindi skills nagiye nunguka, sibyo? Hanyuma na performance yanjye yabaye avance, yarazamutse kubera ko narevuriwe. Narevuriwe na performance irahinduka. Ko na performing agakira gihe uyu munsi ntago ariko ndi guperforming. Biratandukanye. Gusa akantu gato. Ako niko nshaka rero kumva. Akantu gato. Mbere twarakoze cyane. Urumva? Twarakoze cyane, ibintu biragaragara. Kandi nta social media zihari zifatika ku buryo wabashaga nyine urabona nk'uyu munsi ukora akantu kagahita ga trending. Yego. Mbere twaravunika gose ngaga online media. Wenda ama website urumva abaga y'Inyarwanda, igihe za New Times, Kigali Today n'izindi staff. Wasangaga kugira ngo ukora ikintu abantu bagikunde byasabaga imbaraga nyinshi. Ariko uyu munsi ukora ikintu kigahita kimenyekana, kikabanyira mu bande muri society ahantu hose urumva bigahita bigira. Ngo dusubire inyuma gato. Igarutse kuri cya gihe, njya nibuka cya gihe twari dufite Inyarwanda. Uyu muntu uzurasize twari dufite Inyarwanda. Hari inyarwanda.com, hari igihe.com, n'ubizo web ziracyahari. Ni nazo zabagabo igihe cyabaga kiyoboye nko muri ku nkuru za politiki. Inyarwanda nayo yoboye ku nkuru z'abahanzi z'ibyamamaza showbiz. Hakaba Kigali Today, hakaba New Times, hakaba Ikirezi, hakaba nuze za Hollywood Star, hakaba Patcope Star urumva yandi bayitaga Yegobi, za Kigali Hit, Rumarex,
umuhanzi.com hari ba Stone Paparazzi afite ibishya.biz hari na za ni nyinshi man iriya Martin promoter ariko ngukira bakoreragaho umugenzi cyangwa iki zari nyinshi ariko ari nkubiri kera niko umuhanzi yasoraga indirimbo niye na views nize akagenda akishyura kuri kunyarwanda sinzi niba warishyuraga ntabwo ndishwa neza nta kibazo numva Solange numva uzise noneho ugasanga views zakabaye zigutunga bwawe wagiye imitimba yitanze utigise n'umuntu ukamwihera za views bakazibyaza umusaruro ariko ubu ngubu ntabwo ariko bikimeze uzi impamvu hari uwitwa Nameless Campus ni umuntu navuga ko ubujyanye na YouTube na industry na YouTube yabaye successful cyane yatangiye ari umudirector w'ama video ariko akabona producer nyuma aza kwinjira muri YouTube murabizi izitwa ngo za Afrimax urayizi abantu benshi bakurikiye The Unity TV barayizi ni Nameless Campus uriya niwe muntu wakebuye abanyarwanda arababwira ati zira ndirimbo mujyana ku nyarwanda bakazaprodinga kuri channel yabo sibinjiriza amafaranga kandi ari product yanyu mwazishwemo n'amafaranga mwagombye gufungura YouTube channel zanyu mukajya mwaprodinga ibihangano byabo noneho ibyo biza gutuma baripotinga boro bitaga Afrifame yes ntabwo yize hari Afrimax yo ni ya ica w'amano y'amafilm niyo baripotinze bakayikuraho cyangwa abahanzi baragiye barayipotinga indirimbo zabo barazifata bazivana kuri ya channel batangira kusaprodinga kuri ki ku macano yabo niyo mpamvu usanga uyu munsi ushobora kureba nk'indirimbo ya Pifra yaririmbye mu myaka 10 ugasanga amaze imyaka 2 ya uploadinze kandi maze imyaka 10 yiso harimo nabaziguze uzi ko muri cyagiye cyo kuripotinga iriya channel ya ntuza ya Afrifame byasubije abahanzi benshi nyuma noneho mbaza ngo byagendaga gute no kugira ngo inyarwanda ishyire indirimbo ya kuri channel niyo ndirimbo izabinjiriza wabanzaga kwishyura wabanzaga gupesa Ana kwishyura kandi none ubahaye na content kandi bakoze video yogohagaze nka miliyoni 2 bakoze indirimbo yawe uzoye video urayijyanye kugira ngo bakwemerere kugira ngo ice ku nyarwanda urabanza gusinya nurangiza nishyure ngira ngo bayishyire kuri channel kandi amafaranga azajya kuri account yawe nigeze kumva baneri barakize bro ngo barakize ngo barigiye ngo bajya kuretira ngo bakaretira miliyoni 50 ku kwezi kumwe ari ni make na 500 baraziretiriye no 500 kwezi kumwe abatipe baretira miliyoni 500 ku ndirimbo z'abahanzi industry ikomeze yapfa gutya industry yazamutse umucuruzi uranguza ibintu Mateusi wempota ibintu hano mu Rwanda bitandukanye amamodoka n'ibiki n'umuhanzi cyangwa se umuntu ufite channel yiwe nta no batandukanye mu mafaranga kuko nta no batandukanye industry yateye imbere umuhanzi ashobora kuba umukire kurusha umucuruzi umuhanzi ashobora kubaka etaje nyinshi kurusha umucuruzi cyangwa se kurusha umunyapolitike yego niyo cyakwereka ko industry yazamutse bari abakanyo West ubona biruga bavuza induru bashaka guhangana na leta cyangwa se bagashaka kwiyamamariza kuba abaperezida ba United States nuko bafite amafaranga bagize famous bamaze kuba famous baragaininga babona amafaranga menshi handi umunyapolitike usanga kuri account yiwe wenda ugiye muri net worth cyangwa se kuri nuza aranyine kuri za mbuga zigaragaza imitungo y'abantu y'ibyamamare cyangwa se abantu bakoze neza usanga nk'umuhanzi nka Justin Bieber arusha minister wo muri Amerika amafaranga kure cyane ntabwo namukurikira nta bahuri ariko none ngiye nibaza impamvu hano mu Rwanda
hari ubwo ni ibitekerezo byanjye ko byumva kugira ngo umuhanzi abone amafaranga bigomba guca mu nzira nyinshi. Hari amasoko atangwa mu kuririmba mu kujya gute abantu bakabagwa. Ariko hano usanga ari abantu bamwe bakize abandi bakennye cyane kandi bose bakora industry imwe kandi n'abanyarwanda bakonsoma ibintu mu buryo bungana. Biterwa n'iki? Mu Rwanda dufite abahanzi benshi, dufite n'abantu benshi bakora performance zabo zikagaragara ariko kabona nta musaruro. Biterwa n'iki buriya? Hano umwe usanga ari we wica gakiza. Ufite industry mu ntoki ziwe ubasha kugenda akajya hanze kudiringa utegura amashow umeze gute ukora ibintu n'ibi cyangwa se wabonye poster runaka yo gutegura ibitaramo nko muri RDB cyangwa n'ahandi. Afite abantu be akoresha, abafite abantu bagomba gukoresha. Urumva? Yes. Ntago uri bukore. Niba utagendeye kuri condition ziwe ntago ari bugendere kuri performance yawe cyangwa se ku izina ryawe ufite. Ibyo ntago bimureba. Aragendera kuki? Kuri condition ziwe yaya. Ni nayo mpamvu usanga nk'umuntu umunsi bamukubise ngo Beka Arena ngo ategura igitaramo akagenda akigira gute akagenda akizanira wa mutipe wo muri Jamaica ejo bundi waje akabona abantu batanu akazana de Marco amafaranga $50 by'idolari cyangwa $100 kabiragiye. Urumva? Akiriramo komisiyo yiwe akagira gute. Reka mubaze Kamaro tugaruke inyuma twe kujya kure. Yes. Hari ibintu bibiri. Ari amafaranga $50 zakoreshejwe zashowe hari z'idolari. $50 by'idolari byashowe. Ubwo ni $50. Uramutse ufashe kirisizi ukamuha 3 gafata ntuze bose kugenda ubaye 3 cyangwa 5. Wevuge 5. Vuga 2. Abahanzi barimo Kenny Solo. Ugafata abahanzi 10 cyangwa 20. Reka mbaguhe. Barimo Bruce Melody. Barimo Aline Sana. Barimo Juno Kizigenza. Barimo Chris Easy. Barimo Bwiza. Barimo okay, wenda turekabo ngabo. Ukabaha miliyoni 2. Miliyoni 20 ko ntabwo barenze 10. Abahanzi 10. Bro, wakunguka tangazamakuru n'aba social media ukabyamamaza hani wanyu kuko n'ubundi abantu babireba n'ababireba n'ubundi n'abanyarwanda. Wanyu ugafata Kamaro, ugafata Patikope, ugafata Sky 2, ugafata Mbata, ugafata aba influencer bose n'aba Emi n'abasaba. Ayo mafaranga ahita mu gihugu kandi noneho performance y'abanyarwanda cyangwa se ya industry yacu igakomeza gutera imbere. Ariko ufasha amafaranga yambukije umupaka, yambukije inyanja uyahereje muri Jamaica. Naba abantu bo mu Rwanda bagufashije kwamaza igitaramo. Nta n'umusigaranye $100. Urumva? Just ngo nukugira ngo werekane yuko ngurenze cyangwa ateye imbere ngo uzi kudiringa ushobora kuzana ngo umuhanzi wo muri Jamaica wa Philippines nka Sean Paul cyangwa se nka de MICO cyangwa se nka Binman. Abantu nk'abo bashaje generation nanga hanze nta nugo banazi indirimbo zabari abantu. Ahubwo se uva kuryo rwabo ngabo. Binman ari mu myaka yanjye nyiri mutoya nyiri umujene. Binman n'abana baregra. Urumva nyiri umujene numvaga indirimbo za Binman banajya mu gitaramo. Ariko ubu ngubu abana bajya mu bitaramo n'abana mu bakira bafite imyaka 18 20 ngaye izo ndirimbo ntazo bazi. Uwo muntu wo muzinga ze kumara iki? Man. Nibyo nkubwira. Tuvugisha kuri twe kubeshya. Keretse abantu batumiye abantu ba ministers abayobozi mu nteko aribo bari buze kujya kureba umuntu. Koko nibo biyo myaka nibo bazi n'uwo muntu. Ubwo uwo muntu muzinga ze kumara iki? Nibyo nkubwira post y'uyu munsi. Yo muntu usanga ari mu bwirasi. Abanyarwanda twese kubera social media dusigaye dukora ibintu dusa nkaho buri muntu wese aba yiyumva ku giti cye. Yego. Wumva kurenze. Nta rugo rutagira umustari, nta rugo rutagira umwanaliste, nta rugo rutagira umuhanzi, nta rugo rutagira umunyamakuru. Hano mu Rwanda. Bose babaye abanyamakuru. Yes. Nakuvuga ngo niba ubonye ka opportunity gatoya. Urumva? Bakakugira wenda nk'umwe mu bategura ibitaramo muri RDB. Urabanza urumva uhitureba akavuga ariko reka ngende ugahita uzana nk'umuntu nyine wowe wumva ushaka tu. Nshaka no kuvata ngewe mu cameraman beza ndatanzana Dani. Aha. Kandi se Dani ubu ngubu waruta mwe murezi kwishusho. Ntabwo bishoboka.
Nose Dani yaruta nta byahurira bano batipe bakora amaklipa agiye arenze hari bayizikati hari bagad hari ndazana Dani muhembe udufaranga dukeya izi bintu azabyangize numva men kandi yarafite ibyo ashoboye yakaba yakora kandi akabihimbira ubundi ibanga ryiza ryo gutera imbere ku bantu cyangwa se gukora business ikaba successful ku bantu bagize ku bantu bafite wenda bafite capital batanye ama business yabo ntabwo ngomba kugukoresha kubera kuri petit frère ngomba kugukoresha kubera kunyinjiriza sibyo bakufitinga mu bintu ngomba kugukoresha kubera ko akazi unkorera ukazi neza uri kubyumva bro niba tugitekereza ko ngomba gufata abafamiliye cyangwa abantu twiganye n'abantu b'inshuti zanjye akaba ariho nzana muri business yanjye tayari akazi nakangije hari abandi bantu bashobora gukora akazi neza urumva business bakaraninga and then wa mufamiliye ushaka gufasha ukaba wamufasha mu bundi buryo cyangwa se ukamujyana mu yindi sector we yiyumvamo anashoboye yewe niba mbaye KAMARO uyu munsi nkaba ngiye kuba umuteguzi w'ibitaramo bampaye Beka Arena nteguramo ibitaramo baranyizeye ngiye ngiye gutangira kujyanza njya kuzana abantu ndazana Sky kubera ko ariwe dukorana ndazana Mbata kuko ariwe tuziranye kera ndazana Kejon twararanye amajoro tayari aho ngaho bawabyishe banze umenye uwo muntu ugiye kuzana agiye gukora iki sasa hari ibindi bintu maze iminsi numva umuntu witwa Skizo na MICO the best bahanganye ubu Skizo kweri yarakabaye hangana na MICO the best tugaruke kuri reality ya music no kuba habamo n'icyubahiro no kubahana ibintu nk'ibyo bikazamo ubu Skizo na MICO the best bari ku rwego rumwe rwo guhangana mani kangubwiza ukuri imwe naguye ngo social media kuva yaza n'abataravugaga babonye uruvugiro birumvikana sibyo nka Squeeze iyo yifata gahangara MICO wahereye ku ndirimbo yitwa akanoti ka 500 akayivaho agakora indirimbo adisinga nuze Dr. Claude bita igikara akava kuri izo ndirimbo akagera ku mutaka akava ku mutaka akazamuka kuri za forme na za nyiraminana akava kuri za nyiraminana akaza muri zingizi zigezweho urumva z'ibishegu igare n'ibindi umaze imyaka 17 muri industry yo mu Rwanda wabaye producer muri Big House abivamo ari muri Paradise bakorera kuri ufa bakoresha nuze Fruit Troops urumva uwo muntu ni umuntu mugari uwo muntu wakoze indirimbo bitasi na kwibagiwe na Diamond bwa mbere mu Rwanda mu myaka 10 ishize cya 12 igasohoka urumva akamutumira no mu gitaramo akaza kubaho kudiskita wenda bakagira ibyo batumvikana igitaramo cyari gitegejwe n'abantu nari Mariana kuri Expo Ground abantu buzuye muri tent yari uwo muntu yarangiza Squeeze akifata akavuga ngo MICO nguri ikigoryi ngo n'abantu ngo ujye no muri studio ngo abantu muri studio ngo ugiye gukora iki akifata niba koko twubaha n'ibintu twakoze ibintu ntago bikwiye pe tuvugisha kuri nose Squeeze yakoze iki nambwira nyine ikintu Squeeze yakoze so kwiruka posting ibitsina by'abakobwa kuri neza kuri stati urumva byatumye amenyekana muri no minsi manu urakora ufantage ugakora bullshit bwose abantu bakakumva man kubera social media urajya hariya ukagenda ugatuka umuntu ukabombara ukasakuza ukavuga abantu ukamuha ibyasi ukamuha ibyanyu ukamuha ibyanyirasenge ukabona bore ya trending what the fuck is this man ugasanga hari amagambo runaka akoresha muri shop sinzi imvugo nyandagazi urumva imvugo nyandagazi niyo yatumye Squeeze amenyekana MICO ni umuhanzi wirwanyeho uyu munsi ni umugabo ufite umuryango uri kubyumva afite umugore n'umwana nako n'abana babiri afite Ramba ni umuhungu we yabyaranye n'undi mudamu hanze ariko uyu munsi afite umugore babana bakoze mariage ariyubashye ntago ndabona MICO yatutse umuntu urenga Squeeze bagomba kuza gatuka ngewe kuko ngewe ndi imbobo urumva akinuka nta discipline nta discipline ngira nanjye ni discipline sibyo ya true
no kuvuga ngo gwera kare discipline ntabwo yagutinyuka uko zikoye umumerera nabi neza ugira ngo owe ntabwo akorwa shaje wereka urumva we yatinyuka kuzi wowe azi kuri uri buhamagare sikahita mukamwitumaho indiscipline ni yatake mugenzi wayo mareka abantu bafite discipline nabo baganiye ariko se buriya kuki atatatse ku Tom Close mahita bafata aramabye bakamushinga ariko azikora ibintu mukinisha ubu wafata muyumbo Thomas ukajya kumumenyera abantu bemera cyane nk'umuntu uzi kuvuga kuki atavuze medicine doctor urumva afite credibility yiwe afite nuze status ye y'ubuzima itandukanye ni yura mu cowboy sibyo uwo wajya kwataka muyumbo umubaza iki yatuvugishwe reka baratinya ngo n'umusazi yubahanye abasazi bubahanye cyangwa se buriya nuko na karema baramutinya reka ngubwira abantu batinya nkamuyoboke bagenda bakamwitumaho nta kibazo muyoboke nawe baramunera batinya urumva batinya Tom Close bano ba Dekati batinya Tom Close batinya Krema batinya Kate Kavuyo urumva akoze Kate Kavuyo ko nanzi kagira udukoryo twinshi nkamba ntege numva wamutsiki bakamwe kangurutonde rw'abantu batinya Miss Jory urumva batinya David Bayingana mani barabatinya tu batinya na Kate bashabe makita na bano we bamutinya kubi bamutinya cyane ahubwo urumva ariko bagaruka inyuma gatoya yewe dore ngo baraturnyaho niba zgaga turi insana ngufi cyane simbizi abashenzi batwitumaho baturnyaho we yewe baba we mbata we reka ngaho muzagende mutuke Kate koko mutuka Shadibu ko mumutinyiri ari bidakunda Tom Close ko mutajya mumuzana mu biganiro wese umurigeni ntiyakoze indirimbo nyinshi si yatangiye muziki kera ntiyakoze album ntiyakoze ibintu byose ntiyakoze indirimbo na Sen Kingston ko mutinya kumuvuga ngaho muvuke sasa hari meretse kumva umuntu witwa Bishop Gafaranga Bishop Gafaranga agize gutya afata umwanzuro asiga mu bundi yamenyekanye kuki uriya nawe yashatse abantu yitendeka ariko mana yanjye ibintu byateye muri no industry yacu my friend mbata we Bishop Gafaranga akora iki sacuruza inkweto ku muteremuko nase umucuruzi w'inkweto aza mu by'abahanzi gute noneho yarangiza akaza mu by'abapasteri abaye umupasteri none se umupasteri no okay afite urusengero cyangwa afite iduka navuga ikintu kimwe muri ibyo ashinga iduka cyangwa abantu bigeze abanaliste nabonyemo bamutabazi mbonamo bafata ku mavuta yatwaraga ntuzi yatwaraga marayi mu bisumiza yatwaza barashidi urumva ariko sigaye mbona ngo operation noneho n'utwa Jihad nawe yajemo Jihad nari muri operation naguri kubibona se yabaye umwanaliste wa entertainment wa showbiz asigaye yanarika noneho asigaye yanariza n'imanza nazakajya uko ngo kwagiye kwanariza ibi bintu byabaye muri no show noneho showbiz yanyu yararyoshye umaze baraba Jihad nabaniga babariza nuze babariza za candidat libre urumva akava muri candidat libre nabwo yarabagwa nyuma nko mu ishuri sibyo akaza umuntu nkunguwo nta maturity abafite iri avance nagomba kuza kwanariza ibintu atazi ikindi na experience bafite ariko kubera showbiz umuntu asiga posting akantu kuri stati yabona karebwe n'abantu 40 oya abantu bagahita bagakora bakagahanahana utuvuga ati ndarenze tuvuga ati ndarenze nta kintu na kimwe urenzeho iyo uza kuza gukora mbere mu myaka 10 ishize ba uploading inkuru kuri website urumva nibwo wari kubona ko utarenze ukagira views 2 cyangwa 3 hariya none nibwo wari kubona ko utarenze ariko twebwe twamenyekanye muri kiragihe man banza umve gatoya twebwe twamenyekanye muri kiragihe uri kubyumva no kubona views bigoye abantu bakamenya ngo Kamaro n'umupaparazi urenze mu gihugu ashobora gufata ifoto yawe ikarara bimenyekanye uko byumva uretse kugira ngo konveka abo bantu abantu nta smartphone bafite za karasharami no kuvuga ngo kugira ngo umuntu asome inkuru ari kujya muri cyber cafe akagenda akavuga ati ndajya muri cyber cafe rishire 200 some inkuru ku gihe cyangwa ku Nyarwanda nguri minota 10
ono ugasanga umuntu yamenyekanye muri icyo gihe warangiza wowe waje uyu munsi uri gupostinga akantu kuri sitati yawe no kuri Instagram wakoresheje na TikTok n'ibiki ngo watwitse iki wakoze iki tuvugishe kuri reka ngiye ngubwire we n'ikiri kintu nibuka cya gihe twakoraga kugira ngo uzakore nk'ikiganiro kuri radio abantu bacyumve ugomba kuba wakoze wiyushya kuya ahantu wataga no muri quartier ukabwira ko ukora kuri radio bakabati wapigenda wa murezi uratubeshye ibiganiro byakundwaga hano mu Rwanda byabaye trend habaga ikiganiro cyatangijwe n'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Rwanda cyitwaga Salus Relax na Edi Claude Mudenge bagikozemo ba Claude Kabengera bagikozemo ba Mike Karangwa ba Risudi Salus Relax yarabareze irangije iraderivaringa ibatuzanira i Kigali urumva barakomeza baza muri Sunday night barakomeza bajya no mu bindi biganiro bitandukanye bajya ku ma different radios urumva bakora ibiganiro bitandukanye industry itangira kugenda ishyuha ari ibiganiro byabaga kuri Contact FM byakoraga na bafite ari ibiganiro byabaye Eminente urumva byabaga bikunzwe hari ibiganiro by'aba DJ Adams byabaga bikunzwe urumva byaberaga kuri za City Radio n'ahandi hari ibiganiro byakorwaga n'abantu uzana ba DJ Khaled byabaga kuri Flash hari ibiganiro by'aba Spike urumva boro zatwikaga uko byumva ariko musirika kugira ngo uzagere kuri rwa rwego wari gukora ikiganiro kimwe abantu bacyumva nkuko abana bumvaga Star Forum yakorwaga na bakamishi n'abayisi ya Kamuremba mari kugira ngo abantu bakumve nk'abakuntu mene bagikurikirana ikiganiro cyawe mbata we wabaga waravunitse wabaga warahiye mani wabaga waragiye inkweto yarahengamye urumva mani bano ba Philipita uyu munsi ubona bafite amafaranga ntukabarebe kuriya ugire ngo bayabonye kubera ko batakoze bro barakoze Philipita ndamuzi mani ndabazi bari abatipe mbazi baba mu Gitega maniga Philipita yambara congo n'itise ifite amarinda uri kubyumva mani amarinda niki ya matise yabaga afite boro zimeze gutya nk'imiguno bara bose ndabazi abaniga bose babaga ari abaniga bihirinze bro bari abaturage mani bari bafite ubukene bari bashonje ariko barakomeza barahasoringa mane barakomeza barakora yacu none ukabona umuntu araje umunsi yarifashe urumva bro ngewe ntago nabyibagirwa ngewe nigeze kujya gukavaringa event nangiye gufotora ari habaye event ku Gicumbi cy'umuco hano hafi ya stade ndabyibuka nari nambaye kechi yatobotse munsi imvura iragwa ubwo mvuye gufotora nakoreraga Nyarwanda wasangaga bagwaye amafaranga yo gutega bisi urumva twa bisi bagwaye yes bagwaye ibihumbi namwe mwaratwikaga twumva ko abantu bo ku Nyarwanda muhembwa neza cyane hahembwaga neri nanuze n'amasengesho bose none zo ngo twahembwaga iki ubu Nyarwanda sabe warahembwaga ku Nyarwanda yiza kuba warahembwaga ntiho ari kuhava Ibambe Jean Paul no munyamategeko muri RMC sibyo niba ntibeshye warahembwaga ku Nyarwanda wahembwaga make ukurikije na warigaga kaminuza uri chief editor w'Nyarwanda twekubeshya na ubu tuwe ko nta n'ibumbe 500 mwahembwaga twese uri muntu shachaze man uri umuskwede ka ndana kwiye shambata no uri umuskwede wanyede wallahi ngirumbi bingahe 500 nuko ntabyo duhembwa kandi byitwa ngo turakora dufite za channel twiruka tuvuga 500 umuntu wahembwaga menshi yari yahembwaga 50 ngo yabaga chief editor sabe uriya murungi ndabihamya ndashidikanya ko amafaranga menshi yahembwaga ku Nyarwanda ari 70 cyangwa 50 twarakoranye mwebwe none mwazaga muri nko muri ve ngewe na vendera nahembwaga narakoraga kugira ngo izina ryanjye rimenyekane ngakorera ubu urumva kababara umuntu abarowe nako ugakora umwaka wose imyaka 2 ukorera ubuntu udahembwa ifoto yawe ikamenyekana bakabona foto by KAMARO ku Nyarwanda bagashyira mu photographe dufatiye amafoto neza kuri website ni KAMARO Felicien KAMARO agataha akava haramu mujye kuri la bonne adresse imvura ikamunyagira urumva inkweto yaratorobotse amazi akajyazamo akazamuka agahimuka mu marasi aho kinjiza amafaranga urumva wo yicaye aho ngaho
rimwe na rimwe akagera mu rugo ntabone n'icyo kurya akaburara. Ndi kubyumva agahora muri iyo life urumva undi muntu akaza kuntuka. Urumva akababara umuntu abarowe nako ugakora umwaka wose imyaka 2 ukorera ubuntu udahembwa, ifoto yawe ikamenyekana bakabona foto by KAMARO ku Nyarwanda bagashyira mu photographe badufatiye amafoto neza kuri website ni KAMARO Felicien. KAMARO agataha akava haramu mujye kuri bonne adresse imvura ikamunyagira urumva inkweto yaratorobotse amazi akajyazamo akazamuka agahimuka mu marasi aho kinjiza amafaranga urumva wo yicaye aho ngaho rimwe na rimwe akagera mu rugo ntabone n'icyo kurya akaburara. Ndi kubyumva agahora muri iyo life urumva undi muntu akaza kuntuka aho hasorinze akavuga akagenda agakora urutonde rw'abantu bavunitse we ntakwibuke ni nako bimeze. Nuko bimeze. Ndabyibuka ngewe namaze imyaka 6 agakora akantu kamwe kuri radio ntarahembwa n'igiceri cy'ijana. Ndakaza agakora akantu kamwe nka Yago agahita gayininga urumva bitewe n'iki nuko isi yahindutse. Oya nuko ikibuga cyamaze. Kubera ikibuga cyamaze guhinduka. Tayari. Uri kibuga ntawe cyakiyubaka gifite abacyubatse rero sasa abo ngabo nibo baba baravunikiye industry. None ugasanga umuntu araje ejo bundi nigeze guhamagara umuntu umwe navuze mu itangazamakuru bano mu social media influencers. Notse ko numva nyine ko tuganira tukajya ngo mani ngo twebwe ngo twamaze ngo kugera ku rwego rukomeye ngo dufite amafaranga yacu ngo ntago ntago nkiri ku nzego zanyu zo kuganira namwe ngo nta n'umwanya nabona rwose ngo nubushake kabisa we bipo we byihorere ono mu influence muzise ndabatse nibuka tugitangira za wala 2000 na kangahe nibuka imyaka namaze hafi 7 kuri radio nta n'igiceri cy'ijana bampa najye guhembwa salary ya mbere nka 70. Nibuka ibintu byinshi nibuka ukuntu najya mva ahantu najya njya ku kazi n'amaguru nkataha n'andi ngiye kuvuga kandi abantu bazi ko ndi hiti. Nibuka ukuntu najya mva ku kazi ibintu bikomeye na abantu ukataha ukagenda ugahita urya kawunga yonyine udafite n'imboga kandi utwika izina rizwi. Nubatse nk'iyo mwana w'inkende koko ndacicika namwihorera abo nibo bantu dufite. Uzi ikintu ryari se byose biratwigisha biduha experience nini cyane. Niba koko ibintu byaragenze kuriya tugahora n'izi nzira zose zikomeye twagiye tunyuramo uyu munsi umuntu akaza agakora akantu kamagahita atera imbere cyangwa se agakurusha ubuzima bwiza akakurusha guhita abona amafaranga nagaruko yewe ubona niyo gushaka amafaranga suko byanze hari igihe usanga atakurusha n'imyumvire myiza cyangwa se no gushakisha ariko gasanga we n'inzira yaciyemo niyo waciyemo biratandukanye. Yaciye mu nzira imugeza ku mafaranga vuba ku buryo ahita hindura life yo ku buryo buri muntu wese abibona ariko wowe wazengurutse ntago ari wanyuzemo. Ibyo ni ibintu bibaho niko isi imeze. So noneho umuntu ukubonye nk'umuntu akubwira ngo KAMARO ngo utaba successful ahubwo ariko njye nabaye successful gute se ndishyura inzu yanjye mbamo ndarya nkanywa nambara neza uranankurikirana urambona buri munsi. Niba mbona buri munsi nkurikiranwa n'abantu 100,000 abantu 200 bari miliyoni 12 ziri mu Rwanda we na miliyoni 1 kabinzimo uvuga gute ko ntabaye successful? Ese ashaka ko nawe warubangura ngo kuba successful ntabwo nyishobora kuba rubangura. Sinshobora kuba Nuze, sinshobora kuba Tom Cruise, sinaba Sabe, sinaba Mbata, ngomba kuba KAMARO. Ngo nago wubatse inzu oh la la ibisenge birahinduka buri munsi. Mu myaka 30 ishize hari ibisenge inzu zafite ibisenge bitandukanye niba yari uyu munsi. Uri kubyumva uyu munsi ushobora kubaka inzu ukayishyiramo zero boro hajya ngo nuducurama bino bisenge bitanye. Yes mu myaka 20 iri imbere ushobora kuza mfite inzu ifite igisenge gitandukanye nicyo nyiki inzu yari ifite. Yeah, true. So umuntu warutunze telefone smartphone bwa mbere mu Rwanda nziza ihenze uyu munsi akaba ntayafite ntabwo yazabikwa bikubwire ngo biha agaciro. Ufite Nuze ufite iPhone 14 yamukontrola ni nawe ugaragara icyo gihe sibyo? No kuvuga ngo uyu munsi ushobora kuba umeze neza
waririye muri hoteli nziza ahantu heza, ariko ejo mu gitondo inzara yakuriye uri kwayura nk'ipasi y'amakara, urumva wabuze amafaranga yo gusubira muri ya hoteli. Njyewe umuntu akaza akansanga nicaye muri Marriott ndi kuri buffet, urumva nahafatiye lunch, ntabwo yakibuka ko ejo yagusanze muri ono uri kurya. Ndabeshya ahita areba njye uwo munsi. So ntabwo turi muri circle vitesse yo kugira ngo duhanganishe imibereho yacu dufite uyu munsi. Tugomba kubaho, urumva umuntu akabaho nk'uko abayeho. Kamaro akenshi iyo numvise ibiganiro byawe akenshi uvuga nk'umuntu w'umu intellectuel ushaka kuba warize ko ari terme technique zikoreshwa mu Gifaransa. Abantu bose bagize mu ishuri bakiga bakahabwa uburere bwa nyabwo, akenshi barazikoresha. Ubundi Kamaro ni muntu ki kubijyanye na niveau de titre? Kamaro ni umuhungu mwene Safari wize icyiciro cya mbere, cyangwa se narangije high school ndangira n'icyiciro cya mbere cya kaminuza. Urakoze cyane Kamaro. Reka ntabwo ari uyu munsi gusa tuganiriye, tuzakomeza tuganira byinshi bigiye bitandukanye. Gusa mani ngiye reka nkubwize ukuri, the unity abantu bayikurikiye mu byumve neza. Nzagaruka nkore part 2 y'ikiganiro nuko mbona basangiye kwira, ariko ndashaka kuzaba ikiganiro cyanyacyo kiryoshye, nkakatira bano bantu bigira abantu bashoboye kandi badashoboye.